ni byiza kuko Bibiliya iravuga ngo gushaka ni byiza kandi urubavu rwawe rugomba kuboneka. Ntabwo je navuga ngo gushaka ntago ari byiza kuko ntabwo ukwiriye kuba wenyine kuko umuryango nuwunguka, ariko iyo ushatse neza ubaho neza. Iyo ushatse nabi niho hahandi usanga umuntu atanywaga inzoga ugasanga atangiye kunywa inzoga, ugasanga ibikorwa bye bitangiye guhinduka ariko bitari ngombwa. Ko numva se abashaka neza ari bo bake, ari nayo mpamvu dufite za divorce za gatanya nyinshi zo zituruka ku Ibyo ibyo reka nkwereke, niho mpamvu natangiriye nkubwira ni Satani muri iyi minsi hagurukiye abantu. Nta mwana w'umukobwa wari wemereye kunywa inzoga, nta mwana w'umuhungu wari wemereye kunywa inzoga, nta mwana w'umukobwa wari wemereye kugera saa 12 cyangwa saa 3 ataragera mu rugo ngo ahasanga umubyeyi we. Ikiganiro ni Family Matters, turacaye ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni gute uhitamo cyangwa se umenya uwo muzashakana. Ubwo uyu munsi twibanze cyane ku rubyiruko, nyuma yo kubona ibibazo intambara nyinshi ziba mu ngo, tukibaza impamvu umubare ugenda uzamuka, ugiye ku mirenge ugasanga abashakanye uyu munsi n'abaje gusenya kubivamo nibo benshi. Umuntu akibaza tubihereye uyu munsi, twabihereye imuzi mu mahitamo yawe. Pastor yabikomejeho cyane muri make, ni byiza ko turarebesha amaso yego, umutima nawe ukakubwira, ariko tuba dukeneye ako cyangwa se Imana ivuga kuri urwo rushaka ugiye kugira, kuko gukomera kwago ni kimwe ariko gutindana nabo ni kindi. Akenshi tumva amago akomeye, ingo zikomeye zifite amafaranga zageze ku bintu bikomeye, ariko ruratindana. Gukomera ni kimwe no kugumana ni kindi. Icyo tudashaka ni gatanya, icyo twanga mu muryango wa Gikristo ni gatanya, ni divorce, ni gutandukana. Kandi mwarakundanye, mwarahitanye, waramuhisemo nawe akaguhitamo, ariko umuntu akibaza, ese koko guhitamo neza ni ukuhe? Ese guhitamo nabi umuntu amenya gute ko yahisemo nabi? Cyangwa ni bya bindi bitatu pastor bugarukeho. Reka tugaruke na Pastor Ndizeye. Nukuri twavuze ibintu byinshi kandi bikomeye, ariko umuntu akomeza yibaza, ese guhitamo neza, amahitamo neza nyatuma ugira urugo rwiza. Ese urugo rwiza ni urugo rumeze gute? Noneho dute tukomeza tuvuga kwa guhitamo kundi. Okay, urugo rwiza ni urugo ufite amafaranga maybe. Ibyo ni ibikoresho kandi kubigira si bibi, ni byiza, ariko ni urugo rufite amahoro kandi ruri mu mugambi w'Imana. Urugo rwiza ni urugo rubanye nyine, ni urugo rubanye rutekanye kandi rufite intego imwe, bahuje umugambi, bahuje icyerekezo. Niho tugerageza, mbivuze mu buryo busanzwe, nibyo abantu twita urugo rwiza. Donc urugo wishimiye, ufitemo amahoro, ufitemo umunezero kandi n'iterambere, n'iyereko n'icyerekezo kizima cy'ubumana. Ntekereza ko ari rwo rugo rwiza, kuko Imana igira umugambi ku muntu, ikagira umugambi ku muryango, ikagira umugambi ku gihugu. Iyo rero mwamenye umugambi w'Imana ku muryango wanyu, mukawugenderamo, mukanawugeraho, burya amaherezo muri isuzuma mukavuga ngo twageze ku ntego y'ubuzima, twabayeho neza. Hari igihe nanone mugira imyaka 10 myiza mukagira 30 mibi. Niyo mpamvu akenshi umuntu agenda abisuzuma bitewe naho ageze. Ariko ni byiza, bishobora kuguha amahirwe yo kubikosora iyo abantu bicaranye. Gusa nyine n'urugendo rwa babiri, rutangira muri babiri, abantu babiri bemeranye, bahuje, bagiye mu cyerekezo kimwe. Iyo rero mwabonye ibintu bishaka kuzana ibyerekezo bibiri kandi n'undi mwahoze muri babiri, mushyira hamwe, murongeye musubiye muri kabiri. Buriya twinjiye mu rugo tuba twinjiye muri rimwe, tuba tuvuye muri kabiri tujya muri rimwe. Iyo mugiye muri divorce tuba tuvuye muri rimwe dusubiye muri kabiri. No gusubira aho twatangiriye. Buriya nabyo no gusubira inyuma. Byiza rero ahubwo no kuva muri rimwe, noneho rimwe ikororoka. Ariko umuntu yabonye undi agira ibimukurura kuri mugenzi we. Yego. Wenda nta nubwo abantu bose babanye ariko bakuruwe n'uburanga.
oya hari abantu rwose bumvisha ibikorwa by'umuntu bavuga tuzanyire ku mukobwa cyangwa uzanyire ku uwo muhungu noneho ari ibintu hari ikintu kikoreshya hari imbarutso imbarutso rero ishobora kuba uko umuntu asa ishobora kuba uko umuntu avuga ishobora kuba ibitekerezo by'umuntu ishobora kuba impano ishobora kuba icyari cyo ishobora no kuba akazi kabyita iyo imbarutso ishobora kuba ari ikintu ari ibintu bisanzwe noneho hakazaho intambwe yo kwegerana umutima noneho ubyegereje umutima iyo wabyegereje umutima rero umutima uzanamo igenzura uzanamo nosiyo y'ubugenzuzi uyu muntu se uvuga neza kuriya ni muntu ki urashaka kumenyana nibyo navugaga ni admire test ushaka kumenyana iyo rero kumenyana by'ibanze byemeranyijweho buriya ayo ni amanota abiri wenda tuvuge ko ari abiri ariko ntibihagije kavuga ati reka rero iyo umuntu nkurikije namwishimiye wenda reka njye ku kindi cyiciro cya kabiri agatera intambwe akajya ku gipimo cy'imico igipimo cy'imico the habit test imico se y'uyu muhungu imeze iti agasi afite uburere ubona bw'ibanze burya nta umuntu hari igihe ushaka umuntu ukabona mugiye gutangira muri creche ugiye gutangira kurera umuntu ntazi kuganira n'abantu ntazi kubaha inshuti ntazi kubaha umubyeyi ugasanga uyu muntu yakunze barakundanye kubw'amafaranga cyangwa kubwa circonstance ariko yari afite ibyuho byinshi umuntu ufite icyuho cy'uburere rero aravuna cyane kubera ko mugongana kenshi umuntu utajyana mu bantu ujyana mu bantu akagusebya ariko Yesu arahari ashobora kumwiduka tout est possible mu Mana oya buriya ari ikintu twiteranye no mu nzu y'Imana dufitemo abantu bakiriye Yesu n'umukiza nk'umwami n'umukiza ariko badafite uburere ariko iyo bamwinjiyemo bagakunda uburere buraza ahubwo ikiza cy'agakiza kagira nosiyo y'uburere niyo mpamvu habaho itorero kuko itorero rifite inshingano niryo riyungurura umuryango amakosa yose yo mu muryango Imana yashyizemo akayunguruzo kitwa itorero ryaje gukomeza kwamplifiya umuryango kuko nawo ni umuryango kandi igizwe n'imiryango ryamplifiya imiryango rigakosora rigaha imbaraga umuryango rikagorora ibyago kuko hari n'igihe uburere bwa sosiyete nabwo buba bugoramye noneho itorero rikabushyira mu burere bw'ubumana bukabuyunguruza uburere hari n'igihe umuco nawo ubwawo ubupagani itorero rikoza wa muco rikawushyiramo umumana itorero ni ingenzi anyway hagiye igipimo cy'uburere imyitwarire ingeso hari n'igihe mu by'ukuri umubyeyi ntakaba ataragize umuntu baramureze neza ariko umuntu akagenda kuko biravuga ngo inshuti mbi zangiza ingeso nziza ugasanga umwana yangikiye ku ishuri ariko ntasa nka nyina ntitwara nka se yangikiriye mu kigare niyo mpamvu rimwe na rimwe n'ababyeyi ubona igitsure kigomba kubaho ariko kiri balance no gukurikirana abana n'uburere bw'abana no kumufasha guhitamo inshuti guherekeza ubuzima bw'umwana kubera ko burya uri kumwubakira urugo burya abantu bategereza kuzubakira umwana agize imyaka 30 akweretse fiance ariko kubakira umwana ni ubuzima bwa igihe wa mwana kiri mu biganza byawe ugira icyo umwunguraho umwigisha gukunda abantu kwitwara mu bashyitsi uko umuntu abana n'abaturanyi uko umuntu abana n'inshuti mbi uko umuntu yihangana burya ntago uzi ko uri kwigisha umwana kubaka ubwo rero iyo umuntu aje kurambagiza ibyo bintu arabireba igipimo cy'imico hakinjiramo ikindi gipimo cya gatatu ukareba kwikunda iyo umuntu yikunda hari selfishness test cyangwa unselfishness test hari umuntu wikunda n'umuntu utikunda ni igipimo cy'umutima noneho bivuye ku muco igipimo cy'umutima si umuntu arikunda
buriya hari abantu bikunda mu rukundo. Mu rukundo hari igihe umuntu ashaka ko umukaringa, umuhamagara, umubwira neza, umupostinga, umuvuga amagambo, ariko we ntabikorera abandi. Bibiliya iratubwira ngo buri muntu wese yabwira ko mugenzi we amuruta. Buriya Imana iduhamagarira kwita kuri mugenzi wacu. Uko twe twikunda. Oya? Uko twitaho. Kwikunda ntabwo Imana idusaba kwiyanga, ariko ntibikigarukireho. Ukunde mugenzi wawe. Nukuvuga ngo icyo cyiza wifuriza ni faze ya mbere yo kwikunda. Menya ko nanjye nyikeneye. Nanjye ni umuntu umbwira neza. Nkeneye umuntu umumuriza. Ntabwo iyo umuntu akunda care, ariko mu buryo bwo kuyakira, umuntu ukunda care agomba kuba n'umuntu uzi kwitanga. Ntabwo ari umuntu wateguriwe kwakira care. Umuntu ukunda gukundwa agomba kuba n'umuntu uzi gukunda. Ikindi cya kane, igipimo cya kane kiri mu kuganira. Donc niba uwo mubana adafite ubumuga bwo kutavuga, atabana ubumuga bwo kutavuga, akaba ari umuntu uvuga, yego, uzi kuganira, donc uburyo communication, uburyo mu communica. Ese uyu muntu menya gute ibimurimo, menya gute ibitekerezo bye. Buryo mugomba kubipima. Iyo utazi kubipima birakuvuna cyane, ntabwo umenya ko uganira na mugenzi wawe. Kandi burya kuganira bire mu bumwe, bizana kujya inama, ndetse burya no mu rugo rimwe na rimwe abantu barya bapfa communication. Bisaba ubwenge. Bisaba rero umuntu rero agenda aganduka ava muri we atera intambwe. Ikindi gipimo nyine wenda ni icyo kumenyana hagati yacu, abantu bakamenyana, kumenya background y'umuntu, ukamenya amateka y'umuntu, ukamenya intege nke z'umuntu n'imbaraga z'umuntu. Kuko iyo utazi intege nke z'umuntu, kuko nta muntu w'imbaraga gusa abaho. Navugaga kumenyana, kumenya intege nke za mugenzi wawe, kumenya n'imbaraga ze. Hari igihe umuntu rwose aba ari umusore mwiza ariko ari umunyabwoba, ukajya umenya ko nihagira ikintu gikomanga utazamubwira ati sohoka ujye kureba sheri, ukavuga ati ibyo nzabyikorera. Bashaka ko bajya gukora umubiri. Bashaka ko bajya gukora umubiri. Ese barabyangira iki ubundi kubikora? Ko nanjye ndimo ndawukora. Hari utuntu tumwe na tumwe duciritse abantu bashaka guhitamo, gukora siporo, gukora marche, kugira ngo bigendane n'amasengesho uri musenga. Kuko ibintu byose dufata tukabiharira Imana, tugakuramo uruhare rwacu. Hari ibintu bisaba rero participation ya muntu. Navugaga rero kumenyana. Yego. Ikindi gipimo no kumenya igipimo cy'ubumana kiri mu muntu. Ntabwo twabimenya mu mwuzuro wabyo, ariko niba umuntu wabonye mu rusengero ntabwo bimugira umukristo kuko wamubonye mu rusengero. Ntabwo umuntu wabonye mu rusengero bimugira ingeso nziza kuko wamubonye mu rusengero. Ntabwo umuntu wabonye mu rusengero bimugira imfura kuko wamubonye mu rusengero. Ahubwo mu rusengero harimo ibyamugira imfura, harimo ibyamugira muzima. Ntabwo rero bivuga ko hariya ariho abantu ibintu byose byarangiye byatunganye ku buryo bari hafi kujya guhura na Kristo. Yesu naza hari abantu bari mu nsengero bazasigara. Nukuri kose ushaka kuba warakiriye Kristo umwami n'umukiza, bazadufata amafoto turimo tuzamuka. Ati selfie ya mbere iragiye. Ntabwo ngewe telefone yanjye simba nzazamuka nayo. Ngo nzafata selfie ngeze muri metero nkamagana mvuga nti turagesha mbabwira nzasiga posting ntimbabwira. Ariko hari abantu bari muri church maybe bashobora kuba barakijijwe ariko ntibakuri, banga gutozwa, agakunda kuza mu murimo gusenga, ukamubona muri church ariko tigera kura. Abo nubwo bajya mu ijuru ariko ubuzima buzabavuna kandi bazavuna n'abandi. Mwijuru anko? Oya ina. Burya hari abantu nukuri Imana izajyana mu ijuru. Ari kubera ko bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Yego. Ariko uwo muntu mukaba mutabana mu nzu imwe kuko yanze gukura ngo Imana ikore ku mutima ngo imugire umuntu wo kubana n'abandi ubuzima. Abantu rero agakiza nikadufasha kujya mu ijuru gusa, kadufasha no kuba mu isi. Yego. Burya abantu barabibwira ngo gusa batinya umuriro, ariko agakiza
kadufasha no kuba mu isi, kadufasha no kuba abantu, kuba mu gihugu, kuba umuturage mwiza, kuba umunyarwanda mwiza, kuba umuturanyi mwiza, kuba umugabo mwiza, kuba umugore mwiza. Niyo mpamvu Paul agira inama ingo z'Abefeso, yaravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira Kristo. Mu yandi magambo, ntibitangirira ku mugabo, bitangirira kuri Kristo. Ni nayo mpamvu abantu mudafite Yesu mwubatse muti. Birashoboka ko mubanye neza, ariko mabwiza ukuri ni kuri tombora. Ariko kandi hari n'abamufite batamukurikiza, nabo bubatse nabi, cyangwa se atari uko batamukurikiza ariko byagoye gukosora. Hari ibintu bigora gukosora amakosa yo mu byahishuwe utarakoseye amakosa yo mu itangiriro. Buriya sinakubwiye kare ntavuye muri murongo twavugaga iby'urugo rwiza. Iyo wahisemo neza ugomba gushyiraho urufatiro rwiza, kuko hari abantu bagira amahitamo meza. Nkaba nahisemo umuntu mu by'ukuri n'Imana wayisenga kugira ngo ndi kumwe nawe mwana wanjye, ariko mugashyiraho urufatiro rubi, fondasiyo mbi, ugasanga niyo mpamvu ibipimo ndi kubwira, ugasanga mugenzi wawe ntumubwije ukuri, ushyizemo ni wowe koko Imana irashigikiye ko twabana, ariko ntabwo twubakiye ku rufatiro rwiza, ntabwo dushyizemo ukuri cyangwa se dushyizemo icyaha mu rufatiro. Uzirinde icyaha mu rufatiro rw'urukundo, uzirinde ikinyoma mu rufatiro rw'urukundo, uzirinde no gutandukana na Kristo. Ubwo nyine gufatira ni Kristo. Ibyo nabyo navugaga ari igipimo cy'ubumana mu bantu. Ubwo turacyari kuri faze yo guhitamo. Niba umuntu wamubonye mu rusengero ni byiza, ariko ubuma urusengero rwamaze kumugeramo we, usibye kuri umubonamo we rumurimo. Barimo ngo turi insengero z'umwuka wera, ubona muri we harimo icyicaro cy'umwuka wera. Ese niba kimurimo kiri ku ruhe rwego? Maybe amenya gahunda z'uburyo asenga nyuma y'urusengero. Hari igihe umuntu ari umurokore ariko umunyakamere, ku buryo umukandagira buryo uramumenya. Iyo umuntu ari fiyansi wawe mugasohokana mukajya kunywa ikawa nkano kuri kosi, mukaza mukicara, wenda umuseriveri agatinda, ukuntu reacting tuvuga ati tuvuga ati uramumenya. Hanyuma se ubibona kuko azi ko ari imbere ya fiyanse akabikora mu mutima. Reka nkubwire, ndacyari ba fiyanse umuntu burya hari ibintu umuntu afata, ariko hari ibintu utafata amasaha 30. Uzarebe nk'umuntu agiye kwifotoza uri position ukifata gutya, ariko ntabwo agomba gutya isaha yose. Ugera ukanyura ukamanuka. Kandi n'igihe abantu abazi kote foro yakabazi kuna aseka ifoto ikaba nziza, ariko ntiyagomba muri iyo position. Umuntu burya aribombarika, ariko burya aracikwa. Kandi burya si wowe wenyine umuzi, afite n'abandi bantu bamuzi no mu kazi ko bakora reference. Kuki wirengagiza bazo abantu, umuntu afite ahantu avuka, umuntu afite umuryango, n'igihugu gikora vetting. Babazi ibyibanze, uyu gute yitwara gute. Umuntu ujya gukora akazi ahantu ugasanga babajije mudugudu uwo sinazamwa ko yagiye mu by'iperereza gukora iperereza. Ubwo se ntiyakwanga ko yumvize ko atangiye kujya mu iperereza. Nta bya by'iperereza, ariko umuntu vetting in love, urukundo narwo rugira vetting. None se uyu munsi tumwe vetting iyo tubaza Imana, iyo ni iperereza. Ni ameza ateye ni muntu ki. Rero uyu muntu mugiye kubana urugendo rurerure. Ikindi ngaruka nibutsa kandi kantu, navuze ikinyoma, navuze icyaha n'igikomere. Hari abantu bahitamo bakundana bashingiye ku bikomere kahise kabuga bahuje. Kuba umuntu umuhuje amateka ntibivuze ko muzagira fitire nzima muri kumwe. Kuba umuntu umuvuka ku mudugudu umwe mu karere kamwe ntabwo bivuga ko bizaba byoroheza kugira urugo rwiza. Ibyo bintu byazanywe n'andi, ariko mu gihe sinashaka umuntu utaravutse i Muhanga, utaravutse Nyagatare, utaravutse Cyangugu, ibyo bintu na nyina ko je narababuze. Cyangwa se gusanga sinshaka umuntu ufite ababyeyi, ibyo bintu. Cyangwa se ndashaka umuntu twababaranye. Ibyo no kwibeshya, no kubakira ingo mu bikomere, no kukuri kutariko. No kukuri kutariko ntabwo ari. Ariko uvuze ngo njye narababuze ndashaka ufite se na nyina,
nongere mbona abashusho nacyo ni igikomere sibyo anyway ushobora kubisaba imana ushobora gusaba imana wampaye ufite ababyeyi nanjye abakazamera ababyeyi ariko hari n'igihe batakubera nk'uko batakubera buriya dukorana igihango n'uwo tubana abasigaye bazanye kera imiryango yarasabiranaga umuntu umuryango ukarambagiza undi muryango uzi icyo baga bakurikiye ni uburere n'indangagaciro umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo ariko kameme menya situation ya famille ya mugenzi wawe cyangwa ngiye nyikubwire ushobora kukubwira ati rero njyewe naragukunze gusa iwacu ntabwo haba urukundo muri famille yanjye ntibizagukomeretse ntuzashake ngo uko ngukunda bose ngo bazagukunda nk'uko ngukunda undi akavuga ati biri ku kihe gipimo noneho akamenya niba yabyihanganira cyangwa atabyihanganira ariko wowe ufite ibintu uhishe kandi barumuna bawe bazaza iwawe bazaza mu rugo barimo uzabacumbikira ariko wahishe umudamu wawe umugabo wawe muteguze nawe kugira ngo amenye ariko bisaba rero uko hari igihe uvuga ati mugenzi wanjye mbimubwiye yahita bivamo yahita bireka none se nutabimubwira akazabibamo azaruvamo noneho yaragezemo wanze ko avamo mbere yuko muninjira buriya nicyo abantu batinya gutandukana mbere bakavuga ngo nageramo amarangamutima yamukunze hoya burya akugira ngo mu divorce mwagera ama break up mwatandukana mbere kumenya ubumana bumurimo ese umuntu indangagaciro z'ubumana zamaze kumwinjira ibitekerezo by'Imana byahindutse ibitekerezo bye yamaze kubyadopta ese ni ibihe yafata reference y'ubuzima yakoze ikintu consult iki ni ijambo ry'Imana rimuyobora iyo rero ibyo bintu utangiye kubibona biguha icyizere noneho ugasenga gusenga ni faze ya nyuma hari muri ibyo byose wavuze umishemo sex mvuzemo hari abapimurira urukundo rero kuri sex ariko sex ntabwo ari test ya love ntabwo sex ari igipimo cy'urukundo yego oya bira n'amarangamutima n'umubiri yego n'umubiri ikindi wenda kanyuma gutanga ubugwaneza bw'umuntu ikindi ni imbabazi iyo umuntu iyo mwagiranye iyo mwatonganye mu buzima busanzwe uyu muntu arekura arababarira nyuma y'intonganya ararekura mvuze byinshi we ntashobora kozamo n'ibindi ariko utuntu twibanze ukwiye kumenya kuri mugenzi wawe twibanze noneho ukajya kuri faze ya kabiri yo gusenga Imana kubw'Imana Mana njyewe nk'umuntu nakwibeshya nk'umuntu nabonye ubuzima bwa mugenzi wanjye afite intege nke afite na karite ariko nabonye ibyiza biruta ibibi kandi ibibi biri mu buzima bwe nabyihanganira ku giti cyanjye wowe uranshyigikiye wa Mana we ese naribeshye Imana nk'umubyeyi nayo irakubwira iragukonfirma Imana iragukonfirma hari abantu rero bategeza ngo Imana ngo ibanze wumve inkuba zikubise imirabikubite ngo umwana wawe ngo umugore wawe ngo atuye mu Nyakabanda ngo muri quartier ngo mudugudu runaka ibyo se ni bande usibye Samusoni nawe yabibwiye irababwira ngo ajye gushaka mu Bafilisitiya kuko nabwo Imana ifitemo inyungu yagomba gushaka kubita hasi Abafilisitiya ibashakaho impamvu ba nyina bashatse kubirwanya bavuga ati Samusoni avuga ati mugende kuko Imana yarabivuze hari ibintu Imana ivuga mbere hari n'igihe Imana ivuga nyuma gusa wirinda kujya kubaza Imana wararangije ibintu oya Happy birthday to you, Pastor.